uko nyine nazo basime none se hari iki ubwo tugomba akakanya rero ndumva mukanya tibwiza ku ijambo rivuga kubaha Imana muraho karibu cyane niko nawe uheruka kumva ijambo twizi bushije na tera gatoke tu turabona n'abandi bashyitsi ruhande imwe. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe cyane. Yego we mukoma amashimwe ryaye. You are a failure. You are a failure. You can never make it. Yagenda nahara hirya baba bateranye imipira kanze bikunze nta kintu ufite mu mufuka wawe ugende wawiciyeho bugiye uzagaruka ubutawuzanya amaturo ngiye Yesu ashimwe. Mukanya rero ndumva dufite igikorwa gikomeye cyane cy'umushyitsi uri buturutse hakurya y'amazi. Yesu ashimwe. Muhamagara amashyi uwo muntu rwose ndabishimiye kuba mwahageze. Mukanya naza ari muri bisi itikoraho nyine. Yesu ashimwe. Agakurasi mu gihe uwo mushyitsi ataraza. Wanjye kubane nzibera mu mahoro. Ndabona uwo mushyitsi rwose ahageze. Karibu mu itorero rya Anglikani. Murakoze. Amina, haleluya. Haleluya. Amina, haleluya. Bagitu bakozi b'Imana muraho? Yego. Imana ibarinze te bakozi b'Imana. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo kirazira kuza mu rusengero utazanye igiceri kizana gutura mu gaseke k'Uwiteka kugira ngo abakozi b'Imana barya ku mafaranga yanyasye. Amina, bagitu. Amina, haleluya. Isezerano rya kera haravuga ngo kirazira burya ngo kujya ahera udafite mu mufuka, udafite mu mufuka yitahe nyine. Amina ski. Amena. Ubu ngure munsi pastor akayitwaje agaseke mukaba mugiye gutura mu gaseke mu mufuka wa pasiteri agenda ngo n'amazi anywa na kamukaru.
abakristo n'umuyobozi wanyu ariko babanjiriza uko agasozi nagenda ngo nagende ubusa ngiye ubwanjye mugire bose tujye gukira akaririmbo umva mu rutegeko cy'ijana mu mwirukana usenge wango twubaka ubuntu amena amena we amena haleluya amena haleluya yesu uri imana amen amen nukuri kw'Imana abagiye mwakonje oya n'amafaranga yakonje tugiye gutura rero tugiye gutura abafite amafaranga yabo mugira muzane hangaha agaseke karateguwe kugira ngo mu mufuka mugaseke amena haleluya kwakiye uretse pasite turaturira muki ino njiji nayo ra icara hasi kaso wereka aho ushyira amafaranga dore ngaho usuzi ko tuzatungwa n'inzara gusa tutarya kwakiye muture ariko mushyiraho n'agakorasi ariko mushyira agakorasi ayiwe pasiteri arariye we pasiteri ongera ariye pasiteri ongera ariye pasiteri ongera ariye we hamina we tugikomeza ijambo ry'Imana tugera mu butumwa bakozi b'Imana mwongeye mwiriwe tugeze mu kindi cyiciro cya kabiri tugiye kuvuga ijambo ry'Imana amen nukuri kw'Imana Yesu yatugiriye neza niyo mpamvu umuntu aduhagaze aha ngaha twambaye n'amasuti yacu aba yaduhetse amen amina we haleluya tugiye gusoma mu byahishuwe mu isezerano rya kera igice umurongo ni Tamari igice Gakara Samweli akari hafi aho ngaho aravuga ngo nukuri mujye muhora mwiteguye kwirukanka mu gihe korana yaje amen mujye muhora mwirukanka haleluya ariko mwakonje bakirisitu ntabwo mwakonje twagiye amena amina we amina haleluya amina mutereka haleluya amen ijambo ry'Imana ryabanyuze n'abemeje yego ko kugikije umuntu umwe yagenza bite ntabwo mwakonje kubw'ibyo rero tujya gusoza ijambo ry'Imana ngiye kubakwitira amasengesho 3 kuko nanjye mwambeshye Uwiteka Mana nziza uteka n'ukomeye twongeye kuguhimbaza isaha n'aka kanya ubwo twari mu nzu yawe twumva ijambo ryawe nukuri warakoze Mana nukuri uri igitare cy'amahanga nukuri Mana uri umukozi w'umuhanga dore dushoje ijambo ryawe Mana urakagira neza n'ibindi byose amen. You can be prosecuted for that.